Karosi araje reka tumutekerezo niki twakora ku buzima bwe. Bamwe bati tumwice, abandi tubati mucuruzi. Hari abantu bajya kwitekereza bakabona icyambere ubereye urufu, hari n'abandi bakwitegereza bakabona ubereye isoko. Umuntu akakwitegereza gutya agahita kubonamwo shu, akwitegereza gutya agahita kubonamwo ukuntu ashobora kuranguza agahita yubakamo inzu. Umuntu ntakiri umuntu yabaye ibicuruzwa kimwe n'ibindi. Baramucuruza bamugirira nabi. Kubera rero ko umuntu adasana nuko abantu batekereza, kubera ko umuntu adasa n'ibihe abantu barimo, kubera ko umuntu adasa n'ibihe bimuriho, yaragurishijwe. Imana ihindura urudandazwa, Imana ihindura urucuruzwa, gucuruzwa k'umuntu imutwara mu kibanza ashike nanone aragambanirwa avamo ajya muri gereza. Imana iba neza neza yahinduye bwa bugome bw'abagome kugira ngo yihutisha amasezerano yica Imana yavuze ku buzima bwiwe. Yego. Hari igihe Imana rero yitiza volume y'inabi y'abanyenabi ku buzima bwawe kugira ngo yihutishe imeza amababa amasezerano yawe ngo yihutagane ku buzima bwawe. So Yosefu rero iyo aza kuba yagombaga gusa n'ibihe yari kwiyita gereza, yari kwiyita ko umuntu yagombaga gutabwa, ariko Imana icyo Imana yavuze ku buzima bwe cyarasohoye, nubwo cyasohereye kure y'iwabo, kure y'ababyeyi. Kandi igitangaza, uzi ko mwabo kwa papa wiwe abavandimwe bari bazi itangazo rimubika. Uriya papa we na mama we bari bazi ko Yosefu yapfuye kera, yari yarasigaranye amatwi n'akanwa ngo yumva akavuyo kabaye kenshi ahantu yarari kajagari. Bati none ko hano ko habaye ibintu bidasanzwe, ko mpora hano uru rusaku kutarudasanzwe hano. Bati hari umugabo witwa Yesu unyuze hano. Sawa, ngiye kumuhamagara kuko umugabo afitiye amaso. Ngiye kumuhamagara. Yego. Yabanjije kumva afata umwanzuro wo guhamagara. Arahamagara. Yesu mwene Dawidi, mbabarira ngirira impuhwe. Ikibazo cyabaye yari cy'evangeliste mugenzi wanje. Abari bafite amaso baramubwiye ngo ceceka kandi batazamutiza ku maso. Umuntu yari yarabuze amaso ntiyabonaga. Yumva Yesu w'i Nazareti umufitiye amaso, aramuhamagara ati Yesu, ubyebwa ngo Yesu mbabarira. Ariko avuga ati Yesu, ayo maso yanje ntuyatambutse hano, uyasiga hangaha. Abafite amaso bakamubwira ati ceceka kandi amaso yabo batayamutiza. Ariko ikibazo cya Baritimayo uko bamubwira ngo gaceceke agahita azamura mixer ya volume. Bati Yesu kimwe. Amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Kansabe umuvandimwe twagendanye Evangeliste Héritier adusomera ijambo ry'Imana dusanga muri Nehemiya igice cya 2 murongo wa 17. Nehemiya igice cya 2 murongo wa 17. Muri Nehemiya igice cya 2 murongo wa 17 wonyine niwo dusoma, hanyuma tuganira ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo pera ko ndababwira ntimureba ko umeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarasenyutse yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Amen. Subiramo aho nyine honyine. Bibiliya iravuze ngo yego pera ko ndababwira nti ntimureba ko tumeze nabi, ko i Yerusalemu habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye. Nimuze twubake inkike y'i Yerusalemu tutagumya kuba igitutsi. Amen. Amen. Murakoze cyane. Turashima Imana kubana namwe, dushimira itorero muri rusange, abakristo bose bagize Foursquare Kabuga. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amen. Amen. Dushimire umushumba kuduheza umwanya, n'umubyeyi wacu n'umubyeyi wanyu,
natwe n'umubyeyi wacu aho turi tuvugana kenshi aduha inama kenshi twishimiye kuba hano kuduheza uyu mwanya gatuti niyo nkoko cyangwa niyo sahani abagaragu b'Imana bashiraho ubugari bw'abakristo bicaye muri icyo kibanza kugatanga ntago biba byoroshye kuba mwatwemereye si ubwa mbere kandi birashoboka ko atari n'ubwa nyuma. Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Amen. 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 Dushimire abavandimwe twagendanye Evangeliste Héritier ducumbikiye adufashe neza yaratwirirwanye ejo mu mujyi agenda twereka bimwe n'ibindi. Imana igweze umugisha. Amen. Kandi kugirire neza byicaza. Imana imuheze umugisha nawe turi kumwe twararanye. Imana imugirire neza cyane. Amen. Haleluya. Amen. N'umuvandimwe witwa Divine vuye wacu aho dukorera umurimo w'Imana nawe turakwiyegereje. Imana igweze umugisha mwinshi. Nishimiye kubana n'abantu batandukanye. Hariho ababyeyi banje bari aha ngaha, umusaza wicaye hano ni uncle, nishimiye kubana nawe ndetse n'umubyeyi nawe wicaye inyuma ndetse na mama Mbanza wicaye inyuma ye. Namwe mwese Imana ibahe umugisha. Ubwiza bw'umwana ni ugukura. Bazi papa kiri mutoya noneho kumbona ari njye uhagaze imbere yawo ni nkaho papa nawe yari ataragera nk'igihe cyo kwigisha noneho bakambona ni ibintu biteye ubwoba. So Imana ibahe umugisha. Ndabizi ko munezerewe kumbona kandi nanjye ndanezerewe kubabona. Imana ibahe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Nahisemo rero ko tuganira ijambo ry'Imana ntago dufata umwanya munini ariko tuganira ibintu by'ingenzi. Nahisemo ko tuganira ijambo ry'Imana twahaye umutwe uvuga ngo niki dushobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Niki umukristo ashobora kwigira ku buzima bw'umukozi w'Imana witwa Nehemiya. Niki umukristo ashobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Nico turi bwigeho amajambo makeya ariko y'ingenzi kandi afite ico ashobora kumara ku buzima bw'umukristo. Niki umuntu ashobora kwigira ku buzima bwa Nehemiya. Cyambere dushobora kwigira ku buzima bwe nuko umuntu atagomba kwiyita izina risa n'ibihe arimo, agomba kwiyita izina risa n'amasezerano afite. Amen. Amen. Karibu cyane muvandimwe, Imana igwe umugisha. Icyambere twigira ku buzima bw'umugaragu w'Imana witwa Nehemiya nuko buri muntu wese atagomba kwiyita izina risa n'ibihe arimo, ahubwo agomba kwiyita izina risa n'amasezerano afite. Umuntu ntabwo asa n'ibihe by'umwijima bimuriho. Umuntu ntabwo asa n'indwara nyinshi zimuriho. Umuntu ntabwo asa n'agasuzuguro kagize iminsi muwe. Umuntu ntabwo asa n'ubugumba bumugizeho igihe kirekire. Umuntu ntabwo asa n'ubukene bumuhanzeho. Umuntu asa n'Imana yavuze ku buzima bwiwe. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ubusobanuro bw'izina ry'uyu mugabo witwa Nehemiya birasobanura ngo Imana yarampojeje. Imana, Dieu m'a consolé. Imana yarampojeje. Uwiteka yarandamiye. Ariko iryo zina yarihawe yari mu gihe c'ubunyage, bisa nkaho yagombaga kwitwa bibazo, yagombaga kwitwa gahinda kubera ko icyambere ntiyari iwabo. By the way, ntiyari n'impunzi byibura ngo afite amategeko yayuwe na murengera, ahubwo yari yaratwaweho iminyago hamwe n'abavandimwe be, hamwe n'ubwoko bwe, hamwe n'umuryango we. Yagombaga kwitwa izina ribi kubera ko yari habi, kubera ko ho yarari siho yagombaga kuba, kubera ko ho yarari ntiyahijanye, kubera ko ho yarari ntiyashakaga, ariko nanone yarahisanze. Nubwo yisanze muri ibyo bihe, yiyise izina risa n'icyazasa, ntabwo yigeze yiyita izina risa n'uko ari. Umuntu nasa n'uko ari, umuntu asa n'uko azaba bitewe n'icyo Imana yagambiriye ku buzima bwiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hari izina ry'umugaragu w'Imana witwa Aburahamu. Birivuga ngo Aburahamu biravuga ngo ni sekuruza w'amahanga. Imana ntiyamwimye urubyaro, Imana ntiyamwimye urushako, yarabibonye, ariko byaratinze kugira ngo izina ryiwe ryambare umubiri, kugira ngo ase n'izina rye biratinda. Agira imyaka 100, umugore agira imyaka 90, izina ryo kwitwa ko ari sekuruza w'amahanga atarabyara. Nukuvuga ngo
ngo umuntu wese wamusanze mu bihe byo kutabyara afite imyaka 100 ntabwo yigeze atekereza ko yatekereje neza mu gihe yagombaga kwitwa izina. Yagombaga kwitwa izina risa n'uko ari, ariko yiyise izina risa n'icyo Imana yavuze. Byarageze nubwo byatinze, izina ryiwe risa n'uko asa, risa n'uko Imana yavuze, risa n'amasezerano yiwe. Haleluya. 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 Umuntu ntagasa n'iki? Umuntu ntagasa n'ibihe. Umuntu ntasa n'ubukene bwe. Umuntu ntasa n'igihe kirekire cy'ibitutsi bimuriho. Umuntu ntagasa n'inzara imuriho igihe kirekire. Umuntu asa n'amasezerano y'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hari umugaragu w'Imana nahoze nsoma ijambo ry'Imana kare. Umuntu witwa Yosefu. Bibiliya avuga ngo yavukanye n'abavandimwe be benshi, maze kuvuka hanyuma ntago yigeze ahitamwe umuryango avukamo, kuko nta muntu ujya uhitamo aho avuka. Umuntu asanga yavuke aho Imana yagambiriye ko agomba kuvukira. So amaze kuhavuka yararyamye kimwe nuko n'abavandimwe be baryamye. Hanyuma Bibiliya avuga ko yagize ute? Yarose. Ntago ngenda cyari mutoya, ariko nawe mukuru ndahamya ndashidikanya ko nta muntu uzupanga uko arota. Nta muntu uvuga ati reka planning uburyo ndi burote kandi mbyandike mbitegure ntegura icyo ndi burote nijoro. So Yosefu rero yisanze yarose kandi ntago yari yabiteganyije. Icya kabiri, nta nubwo yabaye impamvu yo kutarota kw'abavandimwe be. Ntago yabicaye ku majosi kugira ngo ntibarote. So yarose atabiteguye, atabaye n'impamvu yo kutarota ko batarose ngo abwire bakuru be batarose uko yarose, bahita barakara. Yarose atabiteguye, atabaye impamvu yo kutarota ko abavandimwe be, bukeye ngo babwire uko yarose, bahita barakara. Barakajwe n'iki? Ngo arimo kurota nabi kandi nawe ntago yari yabiplaninze. Ubu intambara nyinshi dufitanye hano nuko umuntu yarose kandi atarakubujije kurota. So umuntu akarota yakubwira amakuru yuko yarose, wowe ugahita urakara, umujinya wa wundi umeze nk'uwa Kayini ufite ifuni wenda kwica muri umuntu we bonse iberi rimwe. None urakajwe n'iki? Ko ntabaye impamvu yo kutarota kwawe, cyangwa wowe warose noneho wanashaka nushaka unarota ibirenze ibyo narose, kuko ntago ndi bugufate, sindi bugufate ku gakanu, sindi bugufate ku ijosi, cyangwa ngo nkwicare ku mutwe kubuze kurota. Amaze kubivuga bamererwa nabi cyane. Abo bavandimwe twicaranye, impamvu bakumererewe nabi nuko warose. Umuntu yatekeza kwigurira agakweto kiwe, ugahita urakara ngo uyu muntu ngo nawe yarakabije. Oya, nawe kabya, nawe uzagura icyawe nta kibazo. Natangira akabutike kiwe, wabona atangiye gutera imbere, ugahita ugira umujinya, umuntu w'inzobe ugahita wirabura. Turapfike ngo yatangiye ngo umuntu se ngo ibutike yatangiye hano, ngo uruvuga ngo bizavamo. Oya, ntibizavemo ku giti kiwe, nawe tangira yawe bizovemo. Hanyuma bakuru biwe baragenda mu kiraro baje kureba inka, mukumbi, amashyo. Papa we yarabahaye kuragira. Murumuna wawe bari baramuhimbye izina. Ari gihe abantu bahimbye izina bitewe nuko bari baramuhimbye izina risa n'ibyo yavugaga. Hanyuma agiyeyo kandi yaragiye kubabera igisubizo cy'ikibazo bafite cy'inzara, ngo bamubone bahita bavuga ati Karose araje, reka tumutekerezo n'iki twakora ku buzima bwe. Bamwe bati tumwice, abandi tubati mucuruzi. Hari abantu bajya kwitekereza bakabona icyambere ubereye urupfu, hari n'abandi bakwitegereza bakabona ubereye isoko. Umuntu akakwitegereza gutya agahita kubonamwo shu, akwitegereza gutya agahita kubonamwo ukuntu ashobora kuranguza, agahita yubakamo inzu. Umuntu ntakiri umuntu, yabaye ibicuruzwa kimwe n'ibindi. Baramucuruza bamugirira nabi. Kubera rero ko umuntu adasana nuko abantu batekereza, kubera ko umuntu adasa n'ibihe abantu barimo, kubera ko umuntu adasa n'ibihe bimuriho, yaragurishijwe. Imana ihindura urudandazwa, Imana ihindura gucuruzwa k'umuntu, imutwara mu kibanza, ashike nanone aragambanirwa, avamo ajya muri gereza. Imana
iba neza neza yahinduye bwa bugome bw'abagome kugira ngo yihutishe amasezerano yica Imana yavuze ku buzima bwiwe. yego. Hari igihe Imana rero yitiza volume y'inabi y'abanyenabi ku buzima bwawe kugira ngo yihutishe imeze amababa amasezerano yawe ngo yihutagane ku buzima bwawe. So Yosefu rero iyo aza kuba yagombaga gusa n'ibihe yari kwiyita gereza, yari kwiyita ko umuntu yagombaga gutabwa, ariko Imana icyo Imana yavuze ku buzima bwe cyarasohoye, nubwo cyasohoreye kure y'iwabo, kure y'ababyeyi. Kandi igitangaza, uzi ko mwabo kwa papa wiwe abavandimwe bari bazi itangazo rimubika. Uriya papa we na mama we bari bazi ko Yosefu yapfuye kera, ariko Imana ikoresha inabi kugira ngo isoze icyo Imana yavuze ku buzima bwiwe. yego. Amen. Haleluya. Hari igihe rero inabi iba nyinshi ku buzima bwawe ugatekereza ko ugiye kukwica, ariko hashimwe Imana izifata inabi y'abantu bakugiriye nabi kugira ngo uyihindure mw'ineza, hanyuma izakumerereza, izihutisha, izakugeze ku cyo yagambiriye kuva kera. Hari umunezero cyane uba mu buzima bw'uyu mugabo witwa Yosefu, ngo amaze kugera hahandi, amaze kuba umwami, amaze kuba premier ministre, Imana imaze kuzana amasezerano yiwe, imaze kuyasoza. Niki yakoze? Bavandimwe baje guhaha ngo ashikeyo, abaha amafaranga n'icyo barya, arabagarura, abaha Gosheni, abaha igihugu, abaha inka, abaha akarere, abagirira neza. Kubera iye mpamvu bo bari bazi ko azabitura inabi, ariko kwakira Yesu ni ugufusha inabi. Kwakira Yesu ni ugufusha kwihimura ngo bahagere, abagirira neza, kubera ko kwakira Yesu ni ugupfusha inabi burundu. Haleluya. Amen. Nta gusa n'umwijima ukuriho, urasa n'icyo Imana yavuze. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Bwana asifiwe. Hano ko nduva nka wifi y'Imana muno ahantu hararegeka kabisa. Semeni amen. Umuntu asa n'icyo Imana yavuze. Imbufite isezerano ry'Imana uyangane reka gucikine gimukuri sasora Imana ibesha kandi nifuza ibyo yavuze byose bizabisoza. Yosefu yaciye shimara isezerano, nyamara ntibyamushije kugera ku isezerano. Umuntu ntagasa n'ibihe bimuriho, umuntu ntasa n'umwijima umuhanzeho. Haleluya. Umuntu ntasa n'ubukene bumuriho, umuntu asa n'amasezerano y'Imana ari ku buzima bwiwe. Yatinda cyane, yotinda abantu bakakwita amazina, yo kwita abantu bakagira ngo ubukene buzokokama, yotinda. Ariko nubwo yotinda ntazareka gusohora. Imisozi yose iri imbere y'amasezerano yawe. Haleluya. Uwiteka azoyahindura amataba, ugere ku cyo Imana yavuze. Haleluya. Umukozi w'Imana wanditse mu butumwa bwiza witwa Baritimayo, birizi ivuga ngo icya mbere ngo yari impumyi, icya kabiri ngo yari umukene. Hanyuma ngo nubwo ibyo byose yari abivuze, ariko nanone ngo yari afite icyo yasigaranye. Yari yarasigaranye amatwi n'akanwa, ngo yumva akavuyo kabaye kenshi ahantu yari ari kajagari. Bati none ko hano ko habaye ibintu bidasanzwe, ko mpora hano uru rusaku kutarudasanzwe hano. Bati hari umugabo witwa Yesu unyuze hano. Sawa, ngiye kumuhamagara kuko umugabo afitiye amaso. Ngiye kumuhamagara. Yego. Yabanjije kumva, afata umwanzuro wo guhamagara. Arahamagara. Yesu mwene Dawidi, mbabarira ngirira impuhwe. Ikibazo cyabaye yari cy'evangeliste mugenzi wanjye. Abari bafite amaso baramubwiye ngo ceceka, kandi batazamutiza ku maso. Umuntu yari yarabuze amaso ntiyabonaga. Yumva Yesu w'i Nazareti umufitiye amaso, aramuhamagara ati Yesu, ubiyevuga ngo Yesu mbabarira. Ariko avuga ati Yesu, ayo maso yanje ntuyatambutse hano, uyasiga aha ngaha. Abafite amaso bakamubwira ati ceceka, kandi amaso yabo batayamutiza.
ariko ikibazo cya Baritimayo uko bamubwira ngo gaceceke agahita azamura mixer ya volume bati ceceka Yesu. Bibiliya ivuga ngo Yesu aramumva. Icyo yabanjije gukora yabanjije kubwira abandi bamubwiraga ngo ceceka, arababwira ngo namwe ni muceceke kugira ngo tuvugane namwe mucecetse. Nibyo. Muvuge ngo amen. Amen. Bana Yesu asifiwe. Hallelujah. Nubona umuntu ukagucecekesha uhamagara Imana, uzamirize cyane uzamure volume kugeza ubwo Imana izocecekesha abandi baba kugira ngo uceceke, uzovugane n'Imana nabo bacecetse bagutega amatwi. Hallelujah. Arazamura Baritimayo bati Yesu, bati ceceka Yesu, bati Yesu ngaravuga bati namwe nimuanze muceceke kugira ngo tuvugane na wawundi muhamucecekesha, namwe mucecetse muanze mudutega amatwi. Nibyo. Ngo bama bagenda ngo baramuga ati Yesu gayaguhamagaye. Babandi bari bavuze ngo naceceke karateza akajagari, nibo babaye protocole kuja kumuhamagara. Bati papa Baritimayo, burya twari twavuze ngo uceceke ariko byahindutse. Wa wundi twari twatugira ngo kurasakuriza ntabwo waza umusakuriza wari kuvugana nawe. None twebwe twasanze ari twe twadutera akavuyo kacu twagacekesheje, none wowe uhavuga neza genda uvugane n'uzuvuga. Ngo aragenda avugana nawe bari barinze protocolo ariko bari bamaze iminsi bamubwira ngo naceceke. Bajya abantu bose bazakubwira ngo uceceke, ibyo uhawe usaba barabisanganwe bakeneye kuguhahaza ntuzemere. Amen. 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 Ufite isezerano Imana wihangane reka gucikine zasora Imana nibesha kandi ndivuguruza ibyo yabuze byose zasora. Bana Yesu asifiwe. Amen. Ibyo uhawe usaba barabisanganwe. Ko barakubwira ngo kugira ngo babone uburyo bazaguma kuguhahaza wenyine, ariko ashimwe Imana yamuhaye amaso. Hallelujah. Birizivuga ngo hari umurwayi Yesu yasanze ku kidendezi wari umaze imyaka 38. Nukuri umuntu 38 sindayikwiza. Kuvuga ngo umuntu yaragwaye akiri umwana yonka agacuka karwara akagira imyaka 10, abo babyariwe rimwe bafite imyaka 18 bafite amadiplome, akagira imyaka 30, abandi barasoje amashuri batangiye kuba amadepite, batangiye kubyara, umwana wawe akarwara akagira imyaka 38. Ariko Yesu ngo aramumenya ngo aganiyari. Yesu agani wawe muri no mugoroba. Hallelujah. Ngo amare Yesu aganaye ngo agere. Bamwatse niki kumaze iminsi hano bati nukuri nta bene wacu. Yesu arambwira ati wambonye ntazakenera bene wabo kuko njewe nije uzurema bene wabo. Yes. Wabonye Yesu ntazakenera bene wabo kuko Yesu ni uzurema bene wacu. Hallelujah. Yesu arambwira ati none batoye urabona ko maze igitanda ngifite igitanda hano njyamyeho ngize imyaka 30 ningahe. Yesu yamambwira ati ikintu cyari kimaze iminsi kiguheka nawe ugiheke none mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ngo yari afite igitanda kimaze iminsi kimuheka. Yesu ngo aramubwira ati nawe ico cyari kimaze iminsi kiguheka nawe uragiheka none ikorera uburiyo bwawe wigendere. Uyu mugoroba ibintu byose bimaze iminsi bikuremerera, Imana ibiremerere mu izina rya Yesu. Hako hari ikintu zakinezeza. None se umuntu wagwaye imyaka 38 yari bukira ko kanya agahita yikorera igitanda mushe. Ako Yesu azakiza neza yebe. Uzi ko umuntu wagwaye malaria yatangiye gukira, batangiye kumuheza agacyayi n'agakoma, agenda komera buke buke kumuneke, habona kugera kuri kawunga agize iminsi. Ariko umuntu wagwaye imyaka 38 nti yakeneye agakoma n'utuneke. Yamamugara ati sawa itugira imbaraga nk'umuntu. Harantu bita mu Gipupu, ni mu gihugu kimwe cyano hafi. Mu Gipupu na ahantu hamwe ni kuko uvuga Londres, Los Angeles, ni hamwe na ahantu espace géographique. Tago mwo hamenya mwebwe abantu bize geography nibo hamenya cyane. Ahantu haba mu Gipupu abantu bakomeye cyane. Numugira ifaranga nyinshi mugatembera wendaga muri nko muri tourisme muzohagera. Mumaze gukira mugeze kure. Niwo kwikorera igitanda ko kanya nta brag.
Yesu aramukiza yamubwira ati korera uburi bwawe hanyuma wigendere. Hari ibintu bimaze iminsi bikuremererera, hari ibintu bimaze iminsi bikuri ku mugongo, hari amapepo, hari ubudayimoni, hari uburozi, hari ubusambanyi, hari ubuju, hari ikinyoma, hari ibintu bimaze iminsi wikoreye, bimaze iminsi. Uyu mugoroba ubirusha imbaraga, ubirusha imbaraga, ubirusha imbaraga. Yesu aramubwira ngo uyu mugoroba urabyikorera. Ariko igitangaza cyabaye ngo yagiye muri quartier ngo hari kwisabato ngo yikorere igitanda abantu ngo bamambwatse ni ngute wikoreye gukiraho turabyishimiye, ariko urimo kwikorera umusitari wo kwikorera. Arabwira ati umuntu wangije ni wambwiye ngo nikorere, kandi uwo munsi uwo muntu niwe mukuru w'iminsi, niwe uzupanga amasabato. Kera yambwiye ngo nigendere, mwe muri ku masabato umukuru w'isabato niwe wambwiye ngo nikorere nigendere. Iyo umuntu yahuye na Yesu ntazamenya isabato nitari isabato. Yesu niwe sabato nyakuri. Hallelujah. Mbona Yesu asifiwe. Icyambere, umuntu ntagasa n'ibihe bimuriho, umuntu ntasa n'umwijima, umuntu nasa nuko ari uyu munsi, umuntu asa n'Imana yavuze. Hallelujah. Cyakabiri twigira ku buzima bwe nuko imbaraga n'ubwiza bw'umuntu bibitse mu mwihariko we. Imbaraga n'ubwiza bw'umuntu bibitse mu mwihariko wiwe. Imbaraga zawe, ubwiza bwawe bubitse mu mwihariko wawe, bubitse mu cyo umuntu yakwita ngo ni specifique ku buzima bwawe. Cya kintu wisangije, kijya kintu Imana yagushizeho itigeze iha abandi, nizo mbaraga zawe, nibwo bwiza bwawe. Amen. Amen. Hallelujah. Nukimenya ukakiyoboka, ntugihushe, iyo nkweto ukayambara ikagukwira, ntuwambare nimero itari yawe, uzoba umunyembaraga, uzoba mwiza, uzadutwara, uzaba shefu muri twebwe. Buri muntu wese afite umwihariko wiwe, buri muntu wese afite umwihariko wiwe, kandi uwo mwihariko wawe nizo mbaraga zawe, kandi uwo mwihariko wawe nibwo bwiza bwawe, kandi uwo mwihariko wawe nicyo cyubahiro cyawe, kandi uwo mwihariko wawe niyo mashyi tuzaguha, kandi uwo mwihariko niyo ntebe uzicaraho iteka ryose. Bibiliya twigisha ko ba Nehemiya bari benshi muri Bibiliya. Ntabwo Nehemiya ari umwe, ariko Nehemiya watorewe kubaka inkike z'i Yerusalemu zari zarasenyutse yari umwe. Abandi nabo ntabwo ari ukuvuga ngo ntacyo bari bamaze, bari bagifite, ariko icyo Imana yari yarabahamagariye nabo bari bagifite, ariko uwahamagariwe kubaka inkike yari umwe. Uwo mwihariko wo kuba ari wo wubatse inkike nizo mbaraga za Nehemiya. Nicyo gituma tuvuga Nehemiya buri munsi, uyu nguyu wubatse inkike iyo atajya kuzubaka ntabwo aba yaravuzwe. Kubera iki? Niwe Imana yari yaratoreye kubaka inkike, yagombaga kuzubaka, yagombaga kuyoboka, yagombaga kubuzwa amahoro n'umwihariko we kugeza uyobotse, kugeza ukoreye, kugira ngo abicara uyu munsi natwe amateka ye atwigishe tuba abagabo kubwiwe. Amen. Bibiliya zivuga, ngiye gusoza. Mwarambiwe se? Oya. Oya. Nimurambirwa mu nsinyare. Semene amen. Amen. Bibiliya zivuga pastor ngo umunsi itorero ry'Imana cyangwa se Eglise primitive itangira, Bibiliya zivuga ngo bose bari bari hamwe bategereje icyo Imana yavuze. Umwuka wera araza. Umwuka wera amaze kuza mu cyumba cyo hejuru bari 120. Haje umwuka wera, muri abo umwuka wera yamanukiye Mariya nyina wa Yesu yari arimo. Ariko Mariya nyina wa Yesu ntago ari we wabwirije, kandi Mariya nyina wa Yesu niwe wari uzi Yesu neza. Nuvuga ngo Mariya ari we nyina yari ari kumwe n'abandi bigishwa barimo ba Petero na ba Yohana n'abandi hejuru mu cyumba. Umwuka wera ngo aze, Mariya niwe wagombaga gufata ijambo kuko yari mama we, niwe wari umuzi kurenza abandi. Hanyuma habwiriza Petero. Nose nishaka tubyite ko ari financement, yabohereje financement. Yesu yohereje financement mu mushinga wiwe, harimo noneho na mama we. Nose undi muntu wari ufata ijambo mama wa hari ninde? Ninde wari kujera iyo business itangiwe njyewe mfite mama tangiye business, wowe ugahita uvuga ngo urafata ijambo mama hari? Ariko buri muntu wese afite umwihariko we. Mariya yaratorewe kubyara Yesu, ariko ntabwo yari yaratorewe kuyobora itorero. Petero ntabwo
yatorewe kubyara Yesu ariko yatorewe kubwiriza. Ibyo ngibyo buri muntu wese kumenya umwihariko we, kumenya ko icyo Imana yagutoreye nico cyagize Mariya umugore mwiza uciye bugufi, wemera Imana, wemera uwo yabyaye, akomeza kuba umunyembaraga, kandi ntabwo yabaye gito. Na Petero nawe aremerwa kubera ko yabwirije. Buri muntu wese afite umwihariko we. Igihe cyose Imana izagira icyo ikoze mu mushinga muri kumwe, numenye icyo ushinzwe, numenye icyo wahamagariwe, uzoba umunyembaraga. Niwicara ku ntebe itari yawe uzaba mubi. Amen. Ntago watorewe kubyara Yesu ariko watorewe kubwiriza umunsi itorero ryatangiye. Nanone n'uwatorewe kubyara Yesu nawe ntago yatorewe kubwiriza umunsi itorero ryatangiye. Hari uwatorewe kubwiriza itorero ryatangiye, hari n'uwatorewe kubyara Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hari igihe haba nk'intambara nko mu itorero, ukabona umuntu akeneye kubwiriza cyane, ukumva afite nk'inyota, akandika nk'akandiko, ngo arumva nawe ngo ashaka kubwiriza, atandikira pasiteri, ngo ari kumva ngo ariko indi Imana yayimwongorera, kandi ngo kiza iminsi, ngo arumva nawe ngo yagisangiza itorero. Ubundi umubiri w'umuntu ugira ingingo nyinshi, kandi buri rugingo rugira icyo rushinzwe. Amaguru ashinzwe kugenda ntazavuga, amaguru ntazavuga, ariko kugenda, gusitara, habe n'amano yawe nuyareba neza, hari hamwe atameze neza kubera impamvu zo gusitara. Ariko amano ntarabwira akanwa ngo nawe wakanwa we, bankumanuka nawe usitara umunsi umwe wumve kuntu naje nagowe. So amaguru aranezerewe mu mwanya wayo, akanwa karanezerewe mu mwanya wako, umutwe uranezerewe mu mwanya wawo. None rero ukabona umuntu yanditse akandiko ngo akeneye kubwiriza, ariko wamurebe neza ukabona ni amaguru y'ikanisa. Ati turaheza umuntu amaguru y'ikanisa tuyaheza ijambo, ntadukubita imigeri. Mwamuheza ijambo kuko ntabwo yatorewe kubwiriza. Mwahaye amaguru role itari yayo, ngo muzamura amaboko ngo mutayazamura ngo Imana irayaca. Zoga kera ni bipasu gane n'amaguru. Yewe muzamura amaboko Imana nimutayazamura muri Imana irayaca. Iyo ni imigeri kera utangiye kudutera. Imana yagabuye ibintu. Biravuga ngo yabamwe yabahaye kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, kandi nta kintu gikuru. Ubundi mu ikanisa nta ntebe nkuri haba. Intebe nziza mu ikanisa irenze yindi ni ya yindi uza wicaramo niba wuzuza inshingano zayo. Nibyo. Mvuge ngo amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ntambara twebwe abashumba tugira nuko tuzi ko wowe uri amaguru y'ikanisa ariko wowe ushaka kuba kano. Twe tukakwima icyo wowe ushaka kitakubereye, tukagweza icyo ubereye, ugahita urakara kandi tukubwira mwiza. Urashaka kubwiriza oya, wowe umurimo wacu watubona wokoropa kugeza Yesu agarutse. None semeni amen. Buri muntu wese afite umwihariko we. Nibyo. Umwihariko wawe nizo mbaraga zawe. Hallelujah. Umwihariko wawe nibwo bushobozi bwawe. Hallelujah. Uswara abantu Imana izihamagarira mu ibanga, bakaza bakontribute ibintu bikomeye ariko bagakora hataboneka, ariko amashi yagaragara hano Imana ikaja kumushimira mu ibanga, ikamubwira ngo igihe cyaki wa munsi nakubwiye ngo usengera itorero, wa munsi nakubwiye ngo usengera ivuga butumwa. Niyo mpamvu mvuga butumwa wahagaze hano nubwo yabonetse, ariko amavuta yanyuze muri wewe atemba ku gatuti, abwiriza ari mu mbaraga, ariko wewe nta mbaraga yari afite, imbaraga nazinyujije muri wewe. Ushimwe Imana, ushimwe Imana ikamubwira ngo nawe nukuri ndagushimira wa munsi wasenze, nicyo gituma amateraniro yagenze neza. Hallelujah. Hari abantu Imana yahamagariye gusa bazaza bakorera hano hirya y'igikuta, hano hirya, nta kamera, nta afishe, ntazayobora, ntazabwiriza, ntazagira gute, bameze nk'imitima mu itorero. Yego. Amen. Nose muri kubona ko ntazanye umutima wanje? Ariko se hari uwo muri kubona? Ariko ibintu zose ndi kuvuga ni uri mu kubitanga. Hari abantu Imana yazanye nk'imitima muri Foursquare Kabuga, bazoza bakorera indani
hanyuma ibintu byose biboneka hano aba ari ikimenyetso ko umutima wawe ukora neza, wawohereza neza. ariko umutima tuzuja kuri ya fiche, ubu iyo ntaza bagashira umutima wanje kuri ya fiche, isura yanje ntiboneke, bakavuga turi ya mutima n'ubyo mu pasiteri wa wundi witwa Ndagaho timwari buze hano. ariko isura iziboneka, umutima ugatanga. Amen. ariko none ingorane dufite sasa, imitima nikeneye kuja kuri ya fiche. Nanje umutima yewe wagituzaho igirayo, nanje mboneke bamfotore. Mukende gufotoza ibituza imitima yanyu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hari umuntu Imana izahamagarira muri Foursquare akagura intebe hafi ya zose, habera mu giterana akabura aho yicara kandi ari wowe waguze nyinshi, akama atahanezerewe nkaho yicaye kandi aticaye. kubera iki? Ntabwo yaguze intebe ngo yicare, yaguze intebe ngo twicare, izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Hallelujah. Uziko dufite abakristo bameze nk'aribu ikanisa, sinzwe iperereza ry'itorero, niyo yatanze ituro ararikurikirana. Se pastor none se ko ubushize natanze miliyoni, iryo koti wambaye ko mbona amara akabakire baratugoye mu makanisa ye. Abakire muri hano muzamura amako turebe, muri bangahe? Ntago mwaje. Semeni amen. Mukore mugaza gura intebe mu kanisa nyinshi hamwe na bafre, agura n'ikoti rya Noel ry'umushumba, ukamona umushumba ubwenge bwagize yinjira gutya, ukabona nkaho protocole yatoye ntago ari kuzizera ko ziri bwicaze neza uwo mugabo, ukabona mwigize imbere inkaho yavuze ati munyicarize ikoti neza, mwicaze iyo bafre neza, kwera n'uwaguze bafre nini na sabufu ikanisa, mwicaze iyo sabufu neza. ariko hari abantu Imana yazanye muno nk'imitima, bagomba gukorera indani, bagomba gukorera aho Imana itabona, icubahiro gasubirira Imana. Ibintu byose bigomba kubera mu itorero, nta cubahiro cy'umuntu kigomba kuboneka, nta cubahiro cyawe kigomba kuboneka muno, nta muntu ugomba kuvugwa muno. Hano naho kuvugira Yesu wapfuye akazuka, nta kindi kintu na kimwe, nta muntu ugomba kuvugwa. Haleluya, haleluya, nta muntu ugomba kuvugwa, hagomba kuvugwa Yesu. Haleluya. Ako waratanzwe nango tukuvuge uri Matayo, tukuvuge nkaho twadusoma muri Zaburi. Mfata ngumanya pase ngunumva ngo nije waguze none ngufata ngumanya minota nka 20 ngo basobanurire ukuntu naguze bafre. Wanditse mu butumwa bwiza wowe wo muri Zaburi, mundo twatuvuga Yesu wapfuye. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hano ni nifasi yo kuvuga Yesu. Biravuga ngo yemwe barusana baremerewe, nimuze musange nanjye ndabaruhura. Hallelujah. Yesu niwe utanga iryo tangazo wenyine. Nibyo. Abandi bose bitwa banyanduhura nabo bararusha ubwabo, ako nyanduhura ukuri ni Yesu Kristo umwana w'Imana. Nibyo. Yuzuruhura barushe. Hallelujah. Ni ufite umugongo ukwiriho habisi bose. Yemwe barushe nabaremerewe nimuze musange nanjye ndabaruhura. Hallelujah. Zama itumwana ngo ni nyanduhura, amureba ukabona yaragowe yararushe, ariko nyanduhura ukuri. Yesu Kristo umwana w'Imana ni uzuruhura barushe. Semeni amen. Hako turi kumwe? Nibyo. Twashari kumwe? Cyane. Igihe kimwe nigeze kubwiza ntigoma nigaga, none navuga ngo amen, nkabona abantu ntibari kunyikiriza, mbitangira ngo none ngo ndibihaye bifata bitaniyicarira. Amare ngo dutaha umuntu mwarambwe ati kuva nkubonye ni ukicisha umutima witumbwira ngo abantu nibikiriza cyangwa batikiriza si ikimenyetso ko batabumva, wozoza ubwiriza numara utahe. Uku nimwikiriza cyangwa nimutikiriza ntimubwira ngo ndarangiza vuga ngo ubwo muhamunyereka ko mwarambiwe, ndabwiriza ngo zansoje. Simfite uruha rwanyu pi ko murumva uw'Imana yazanye muno, habe nubwo usinzira Imana iramitinze ijambo rihura nawe, ibanze irintinzemo kugeza nukanguka gutyo wamuhura naryo uritahana.
muvuga ngo amen. Amen. Imana yakuzanye ikavuga ngo hari ijambo uri bwumve uzusinzira. Imana ikavuga ati sawa, amajambo ari wateguye ryari ijya mbere ndikuyeyo ndigize ijya 10 kugeza ngo niyicura ahure naryo aritahane. Semeni amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Imana ukeneye ko Imana ikwibwira kugira ngo umenye uburiwe, kugira ngo ube mwiza, kugira ngo ube umunyacubahiro, kugira ngo ugire intebe, kugira ngo ugire ijambo, kugira ngo tukwifotorezeho nukumenya umwihariko wawe. Bamwe nabavuga butumwa, abandi nabanyamasengesho, abandi nabaririmbyi, abandi bazatanga amafaranga gusa. Bajye batanga amafaranga nk'aba bagore Yesu ngo bahoraga bagaburira Yesu yashonje yapfuye, ariko ngo yahagera bakamwitaho, ba Mariya bakamwitaho. Abo ngabo turabakeneye hirya y'ibyo kugira ngo batwiteho natwe tumere neza. Hanyuma dukora umurimo w'Imana ndankono. Hallelujah. Amen. Cya gatatu dushobora kwigira ku buzima bwiwe. Hallelujah. Amen. Cya gatatu twigira ku buzima bw'umugaragu witwa Nehemiya ni ukubera mwiza mu isi y'ababi. Kubera mwiza mu isi y'ababi. Kubera mwiza hagati y'abantu bose babi. Wowe ukamarika difference, ukabaho bidahura nuko wagombaga kubaho kubera ko mu bana bose bameze uko bari, hanyuma ukabukwawe. Amen. Amen. Kubera mwiza mu isi y'ababi. Bavuga ikindi kimwe hanyuma soze. Kubera mwiza mu isi y'ababi. Biri tubwira mu gitabo cya Daniel ngo nuko Saduraka na Meshake na Abedenego batwagwaho iminyago, bagezeyo basanga Imana yakozwe y'inkorano, baravuga ngo nimwumva amafirimbi n'amakondera mwese mupfukame mwubarare muramye Imana igishushanyo umwami yakoze. Hanyuma nanekereza ko abahungu bagombaga gupfukama, bagapfukama muri avance, bagombaga gupfukama mu buryo muri avance. Sinzi uko ndibyita mu Kinyarwanda. Avance ni iki? Bagombaga gupfukama mbere, so kugira ngo abandi nibaje gupfukama basange kera bo bamaze umwanya bapfukame. Kubera iye mpamvu ntago bari impunzi, ntago bari iwabo, bari abanyagano. Bari bupfukame kugira ngo barebe ko bashobora kubona iyo kabuke bugacya nyine, bakabona ko bari bakomeza kubaho. Ariko kubera ko bari baramaze gupfukamira Imana isumba byose, baravuga ngo nta yindi Imana dushobora gupfukamira, kera twarapfukamye turagoma duhagaze. Amen. Iki ni igihe cyo kuguma duhagaze, nubwo isi yose hayipfukamira ibindi bitari Imana, tukagoma duhagaze kubera ko twamaze gupfukamira Imana imwe, nta yindi mpamvu yo gupfukamira iyindi. Hallelujah. Mafirimbi n'amakondera abantu bose ngo bapfukame. Abahungu babanyagano batari iwabo, badafite amategeko abarengera, nta mategeko internationale cyangwa nationale yabarengera, bakomeza bamavuga ati twebwe abandi bose bapfukame, twebwe tugomeza duhagaze. Bamahagarara ngo baravuga ati none abahungu impamvu batari kumva, tubacanira umuriro. Amen. Amen. Bamaze kubacanira umuriro, babaye hafi y'umuriro kugira ngo barebe uburyo bari bushye, babatereramo. Bamaze kubatereramo bategereza ko basha, babona umuriro iyo turu, umuriro ntago urimo gukora neza. None abantu kuko nibo bari bakoze inama kuri buteye yo kubatama, ahita bakora iyindi ya kabiri. Inama ya mbere yavugaga gute? Ati tubate, iya kabiri bahita bavuga ati tubakuremo. Byagenze bite? Umuriro ntago, umuriro wanze. Kandi hari ikintu zakinezeza, igihe babatayemo ngo bari babosha iminyururu, ariko bagezeyo ngo umuriro wabanje kubohora iminyururu yari baboshe, babanza kuba huru kwanza. Nyuma yaho bitegereje babona iminyururu yabo yadohotse, nta kintu na kimwe abanabaye. Ariko none ikindi gitangaza cyabateye ubwoba kirenze ibindi, bari babatayemo ari batatu ngo bitegereje babona babaye benshi, ngo babaye bane. Nkuko yarambwiye pastor,
ngo abantu bose Satani yacaniye imiriro kubw'impamvu y'Imana, ngo Imana ntiyo kwemera ko abo bana b'Imana bazoyitanga mu muriro, iremera ikabanzamo kugira ngo abandi nibaje gutagwamwe basange kera Imana yakuyemo urubori rw'urupfu, bajyamo bagasa naho bagiye kwitemberera ku mazi Gisenyi, mu Gisenyi cy'uwo muriro, hanyuma bakagumamwo, bajya kuvamwo Yesu akagumamo kugira ngo n'abandi bazacanirwa iyindi miriro nyuma ya Saduraka na Meshake na Abedenego bazomusangemo. Nibyo Umva ayo makuru. Nubu Yesu aracyarimo iyo miriro yawe yose y'ubukene n'ibindi bitusi byinshi bahaye bagutuka, ntugire ubwoba, Yesu abirimo, ntago yigeze avamo. Bakuyemo abo batayemo, widumbukijemo, babuze aho bamukwiza bamusigamo kugira ngo azogumemo, natwe nitujyamo tumusangemo. Yesu aracyarimo. Haleluya. Ako Yesu arimo yemewe. Nibyo Ako Yesu ari mu byanje. Haleluya. Ibibazo byanje zose Yesu kuyicaye indani hagati ya nimero 6 arimo indani Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu arimo. Bwira mugenzi wangu Yesu arimo. Yesu arimo. Yesu arimo. Yesu arimo. Yesu arimo. Haleluya. Haleluya. Yesu yagumyemo. Yesu yagumyemo. Bakuyemo babatayemo, ariko Yesu wijanyemo yagumyemo kugira ngo natwe nituzajyamo tuzamusangemo. Haleluya. Iyi miriro yose ntigutera ubwoba, Yesu yicayemo. Haleluya. Yesu yicayemo. Baravuga ati ntago twapfukama kubera mwiza mwisi yababi. Abaminisitiri barapfukamye, abadepite barapfukama, ibisonga birapfukama, abahungu gusa baraho batafite inzu, badafite parcelle, batagira ibyangombwa, abahungu sans papier, taranga muntu nta passport, nta kintu na kimwe. Bamakomeza bahagaze, ariko ikintu zakinezeza ngo umwami ngo aravuga ngo guhera uyu munsi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego yubahwe muri iki gihugu cyo. Nagira ngo mubwire, ni wubahisha Imana mu isi y'ababi, Imana izohimbazwa muri ako karere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Twubahisha Imana. Haleluya. Haleluya. Cyanyuma rero dushobora kumwigiraho nubwo ari byinshi, mvugeho kimwe gusa soze. Cyanyuma dushobora kwigira ku buzima bwe, nuko nta kintu na kimwe gikomeye kirenze Imana ikomeye. Nta kintu na kimwe gikomeye kirenze Imana ikomeye. Yego. Nubwo batinze igihe kirekire mu bunyage, ariko amaherezo bageze muri Kanani. Amen. Amen. Abisirayeli bavi bunyage, Uwiteka bacuye, ari bafuye Babuloni bose bameze nk'abarota. Jogiye mu kanwa kabo hari usuye mwihe, jogi indimi zabo zari zuzuye nk'indirimbo. Yewe wa musozi muremure, ubona wakora iki? Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya. Yewe wa musozi muremure, ubona wakora iki? Imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya. Nubwo batinze mu bunyage, ariko amaherezo bageze muri Kanani. Nubwo turi aha mu isi tuhadutegeranywe n'imiraba n'indwara n'impfu n'ibindi, ariko amaherezo y'abana b'Imana ni mu bwami bw'Imana. Ijuru ni iry'abana b'Imana. Kantu kamwe nsorezaho ku rugero gatoya. Ahantu nakuriye hitwa Bijombo. Ahantu hitwa Bijombo, koko uvuga Londres, Manchester, Canada, Quebec, ni hamwe hose n'ubutaka. Muri uwo mujyi witwa Bijombo turi kumwe. Yego. Kubera ko abatayeri baragoraga kuboneka ahantu mushobora kudoda imyenda, buri muntu wese yaragira agashinge, umuntu wese yarafite akanosyo ko kudoda imyenda mu rugo. So mu rugo rwinshi wasangaga bafitemo agashinge kugira ngo n'ibikatura y'umwana yacise elastique gahita yigira gashati k'umwana gahita kegeranya kurunyi urudodo rw'umufuka wa kawunga kegeranya, ibintu bikagenda neza cyane. Imuhira
so iyo wafataga agashinge ukagashiraho akadodo cyangwa akanyuzi bitewe n'ururimi uvuga, ahantu urushinge rwinjiraga wenda niba ugiye gutera nk'igipesu hano, iyo wagiraga amahirwe ukabona urushinge rwinjiye mu gatobore ka cya gipesu, cyabaga ari ikimenyetso ko na rwa rushinge na rwa rudodo buri rwinjire, hanyuma ugahita udoda ibintu bikagenda neza. So Yesu yazutse ava mu kuzimu ari nk'urudodo rugiye ari nk'isindano, ari nk'irushinge rugiye mu ijuru, natwe turi akanyuzi kamuhambiriyeho ngo yinjire mu ijuru. Natwe mu buryo bw'umwuka turinjiye, dutegereje ko imibiri yacu izopfa, hanyuma ngo dusange y'imyuka yacu yagiye n'ubugingo kubera Kristo winjiye ari urushinge. Natwe tugenda turi indodo mu ijuru, turiyo mu buryo bw'umwuka. Imibiri yacu nipfa tuzaje kubayo, tugire imibiri misha n'ubugingo bwose n'umwuka, turi mu ijuru kubera ku rushinge rwinjiyeyo. Natwe turi urudodo dufashe kuri Kristo umwana w'Imana. Hallelujah. Mvuga ngo amen. Yesu niwe sindano, natwe turi inyuzi. Yego. Bwana Yesu asifiwe. Yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba iki? yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba iki? yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba iki? yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya? tagikomeye kirenze Imana ikomeye. Nibyo. Nubwo ufite ikintu kimeze nk'umusozi, nubwo imbere yawe hari inyanja imeze nk'aho birivuga ngo Abisiraheli bageze ku nyanja itukura ngo barebe imbere, babona ntibizavamo. Barebye inyuma babona amagare n'amafarashi n'abasirikare barabakurikiye. Barebye ku mpande babona imisozi badashobora guterera, ariko ngo barebe mu ijuru babona Imana. Imana irababwira ngo mufite inkoni igiye kubeza kaburimbo, mwamuka humutse, ariko nimara kwambuka gutya abazaba bakurikiye amazi arasubira muri gahunda yayo, hanyuma barohame. Muvuge ngo amen. Ta nyanja iri imbere yawe Uwiteka to kwambutsa. Nibyo. Ta kibazo na kimwe. Hallelujah. Habe no mu ijuru tuzogerera kubera impamvu zo kwizera. Tagikomeye. Amen. Ako muntu yose imba nk'iminota 2. Ni sawa. Mwakira ijambo ry'Imana ngwino pa. Amen. Eritse ngwino. Divi. Ngwino gutera gakorasi mama. Ngwino. Nubwo yaba umwana muto azagerayo, abagenzi nubwo baba basa ntibazayoba. Nubwo yaba umwana muto azagerayo,